Mwiriwe mwaramutse menye impamvu TV. Umva, nshaka kuvugana na Mini Ubumwe Bizimana. Niko Bizimana, wakigoryiwe duho tukarite. Ninde wakubwiye ko abahutu bose bishe? Uyu utinyuka ukavuga ngo abahutu ngo ibyo bita tatatsa ndi ingaruka z'ibyo bakoze. Ninde wakubwiye ko abahutu bose bishe? Uzi ko uri ikigoryi duho tukarite? None se ko ntarabona utunga urutoki inkotanyi zishe? Umva nkubwire wanjijiwe, nagira ngo nkubwire ngo abahutu bose ntabwo bishe kuko abatutsi bose batishe. Banyarwanda banyarwandakazi, aba bantu bakorera inda zabo ntibakabayobye, bakorera inda zabo, ntabwo bakorera igihugu, nta nubwo bakorera ubumwe bw'abanyarwanda. Ni inda nini. None se wambwira gute ko umuntu ushinzwe ubumwe bw'abanyarwanda atinyuka akavuga ngo abahutu bitatse ngo ibyo bakoze, akajeneraliza anjenerali abahutu bose ni ukuvuga ko ari abicanyi? Umva bro, abahutu bose si abicanyi kuko abatutsi bose atari abicanyi. Urumva akigoryiwe, wowe uri ikigoryi, bagukorera vaje cervicale. Urumva wowe umeze nka wowe Bizimana, umeze nka harya cya kintu bashyira mu murima ngo kirinde imyaka. Ni igiki? Kiriya kintu bashyira mu myaka ngo kirinde imyaka kugira ngo inyoni zitakirya. Urumva umeze nkacyo, umeze nka kiriya kintu. Marigre ko inyoni zakumenye, niyo mpamvu ubona zitangiye kukunyaho, niyo mpamvu ubona inyoni tukunyaho. Ayo makote wambaye urebe neza, hariho amabyi y'inyoni. FPR yagushyize mu murima w'umuceri, mu mirima ngo ujye kurinda inyoni. Wowe umeze nka kiriya kintu bashyira mu murima. Ariko inyoni zaragusuzuguye cyane, zisigaye zikunyaho. Urebe mu bitugu byawe hariho amabyi y'inyoni. Wowe ntawe bagushyizeho nk'akadahumeka, wowe bagushyizeho nk'akadahumeka muri iyo minisiteri. Ariko marigre ko twakumenye, tuzajya tukunyaho. Witegereze neza, inyoni zarakumenye, zikunyaho mu bitugu hose, wuzuyeho amabyi y'inyoni. Urumva wowe nta soni? Banyarwanda banyarwandakazi, amateka ni ayacu, nitwe twayabayemo, turayazi. Abatutsi bazi amateka yabo, barokotse, bazi uburyo barokotse n'aho barokokeye. Amateka yabo barayazi, bazi n'ababishe. Ntabwo ari abahutu bose babishe, abahutu nabo barokotse ubwicanyi bwanyu FPR, mwebwe nkotanyi. Bazi uburyo barokotse n'aho barokokeye, bazi n'ababishe. Amateka yacu ni ayacu, twayabayemo, tugomba kuyavuga uko ari, tugomba kuyavuga uko byagenze. Ntabwo mugomba kubitwigisha kuko nibi turimo byatubayeho, turacyariho, ntabwo turapfa, turacyariho, twabibayemo. Naho twapfa abana bacu barayazi, twarayababwiye, bazi ibyatubayeho. Abana bacu niyo bapfa, ababo bazabivuga. Ariko ubundi ubwo amateka murayazi? Ndabaza Mini Ubumwe, amateka murayazi? Muzi imbaraga z'amateka? Nizo ndi kubabwira rero. Amateka afite imbaraga zirenze mwebwe. Amateka naho atakwandikwa ntabwo abura, ntiyibagirana, ntahera, ntaho ajya, kuko abayabayemo barayazi, mu mitima yabo arimo. Iyo muhisha ubwicanyi mwakoze kandi abo mwakukoreye bagihari, mwumva mufite ubwenge, mwumva muri bazima mu mitwe yanyu, mwumva muri biki, mumeze muti? Amateka ni amateka, twayabayemo. Urumva twayabayemo. Iwacu ni ku Rusumo kwa Habyarimana. Urumva, ariko uyu munsi ntabwo hazitwa ku wundi muntu, nubwo hatuye abandi bantu, ariko ntabwo hazitwa iwabo w'abo bantu. Ubu se ko iwacu ndi kukubwira ko hari kwa Habyarimana, ko n'uyu munsi kuri iyi saha umwana muto w'imyaka 7 ugiye kuvoma avuga ati ngeze kwa Habyarimana.
ko bamubaza ngo ugezeho akababwira ati ngeze kwa Habyarimana, kandi inkotanyi zarabishe zarabamaze, nanjye wasigaye ntakihibuka, kuki hakitwa gutyo? Mwumva imbaraga z'amateka sha, mwumva imbaraga z'amateka. Amateka ntiyibagirana, amateka ntabora, amateka ntapfa, naho abantu bapfa arasigara. Murumva? Ntibukagoreka amateka, hari amateka atagoretse, twabibayemo turabizi, naho tutabyandika ariko imitima yacu irabizi. Murumva? Twabibayemo twebwe. Ubwo muzice noneho abantu bose babaye muri ayo mateka, muzatwice mutumare, mubone kuyagoreka. Ntimwabishobora. Nta muntu wakica ubwoko Imana yasize ku isi ngo bikunde. Murumva? Interahamwe ntago zishe abatutsi ngo zibamare, kuko FPR itamaze abahutu, n'ubu ikibica ariko ntiyabamaze. Murumva? Ko twahunze se, tugahunga tukagenda iyo za Tanzania, tukagera aho tugera no muri za Kongo, iyo imugunga bukadusangayo, tukabahunga, tukazamuka za Mushaki, tukazamuka ku musozi w'Isake ariko mutwica, tukamanuka za Bihambwe za Karuba, za Rubaya ariko mutwica, tukamanuka za Karoba ariko mutwica. Yemwe abantu banyuze iyo nzira mu mperayike, abantu banyuze iyo nzira, abantu barokotse ubwicanyi inkotanyi zakoreye muri iyo nzira mu mperayike. Murumva? Murumva koko turi hose, ko abantu bari hose twabibayemo, ni ibyacu, nitwe tubibara sundi. Murumva? Abana bacu barabizi. None se umwana yakubaza impamvu yavukiye i Masisi, ubwo ndi kuvuga imbaraga z'amateka. Umwana yakubaza impamvu yavukiye i Masisi ari umunyarwanda, wamusubiza iki? Uramubwira amateka aba yatangiye d'office. Ako kanya akivukira i Masisi ari umunyarwanda, amateka ye aba yanditswe. None se yayibagirwa? Uwo mwana yayibagirwa ra? Ntabwo yayibagirwa. Mutuze tuvuge amateka uko ari, tuvuge ubwicanyi inkotanyi zakoze, tuvuge ubwicanyi interahamwe zakoze, tubivuge byose, dukire. Ni ubumwe, niko dukire, dukire. Ariko ntabwo ibikomere bizakira kuri bamwe ngo ibindi bisigare, abandi basigare, kandi bose byarababaye. Ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Urumva? Ntabwo bibaho. Abantu barokotse ubwicanyi inkotanyi zakoreye ibuguri kuri bariyeri mu mperayike, naraharokokeye njyewe. Ubwo n'ubwa kabiri nari ndokotse inyenzi inkotanyi, nzirokotse inshuro enye, nazirokotse inshuro enye njyewe. Ibuguri aho mwishe abantu kuri bariyeri y'ibuguri hariya, Imana izabibabaza. Mukajya mubatwikiriza ibibati we, mu rutoki mukatwikiza intoki. Ababyibuka ni bande mbese? Muri iyi nzira ndende twanyuze abantu babyibuka ni bande? Ndabashuhuje abantu twari kumwe ibuguru, turamanuka yababa we, za Karoba muturoba mutwica, za Katoyi, za Marembe, za Kasoni mudusangayo mutwica. Ntituriho se? Turiho, turacyariho, turahumeka. Nabo twabyariye muri izo nzira bariho barahumeka. Ntabwo mwatumaze, turacyariho. Nuko bimeze, nuko bimeze. Numvise hari n'umugore wivugishwa ngo abo bana ngo bavukiye iyo ngiyo, ngo ni ingengabitekerezo, ngo bonse ngo bazaze imyaka 30, ngo dufite abana banyweye amata. Naho se abavukiye iyo ngiyo wibwira ko bo barwaye bwaki? Ntabwo barwaye bwaki, bariye isogo, barya imbungu, banywa umupfunya, banywa agasigisi, bariye neza, nabo barakomeye we. Usaza urebe abahungu babiri bafite bavukiye, impanga zavukiyeyo we, arakomeye, aragusuhuza ukagira ngo aragukandagiye wa mugore we. Urumva? Wowe kuri bo yababa we, bazaze umuntu w'umubyeyi. Ariko ni ukuri twagushije ishyano, iri ni ishyano pe. Namara banyarwandakazi, twagushije ishyano kubona umuntu w'umubyeyi
ahiga ngo bazaze ngo bazarwana twarabyaye yampaye iri ni ishyano koko umuntu w'umubyeyi ukuze nk'uriya akaba ari icyo kintu kimuri mu mutwe irwana ry'abana ko mwabyaye tukabyara se mwibwira kuko twababyariye kurwana ariko binabaye ngombwa banarwana kuko nabo ntabwo barwaye bwaki urumva nubwo bavukiye muri kondisiyo mbi ariko bariho babayeho barariye bararya barahaga ndabashuhuje abantu b'ikaroba kwa Kibiringa ndabashuhuje bahoza rendio b'ikaroba kwa Kibiringa ndabashuhuje shuhuje ndeze sha bunyona Atanazi wambyaje impanga z'abahungu umugeriseri umuganga wa gakondo wambyaje impanga z'abahungu muri iyo kondisiyo mbi ndagushuhuje ndeze bunyoni Atanazi ukanyongerera ibisewe ukoresheje ibyatsi impanga zikavuka ubu ni abagabo urumva ndabashuhuje abazarendo b'ikaniro kwa Habimana shefu dorokarite ndavuga Habimana w'akajisho we narabyaye muransura munzanira izo mbungu twarabyaraga mukadusura wazarendo ntago aribwo mubaye intwari mwabaye intwari kuva kera mukatuzanira uwo mutobe mukatuzanira uwo mupfunya umutobe utavangiye sha umutobe w'umuhama muri kutwica mu mashyamba ndabashuhuje igatoyi kwa Bigembe mukomere namwe mukomere murumva ayo ni amateka twabayemo twarayandikishije ari mu mitima yacu iyo mutangiye kuvuga ibitagaragasi turababara kamere ikazamuka iyo tubumvishe mutangiye kutugorokera amateka tukiriho kandi twarayabayemo urumva abahutu ntabicanyi naho se abatutsi ni iki nta batutsi babicanyi bariho daboro uzabanze utandukanye abahutu babicanyi n'abahutu inosa batigeze bica batafite na gahunda yo kwica badafite amaraso mu ntoki zabo barahari nkuko hari abatutsi badafite amaraso mu ntoki zabo sha wabonye FPR gukoropa mu mutwe ukagira ngo abatutsi bose babakoroshye mu mutwe urabeshya kandi amaherezo ikinyoma cyanyu kizabasibukana turabona ibereye ikinyoma cyanyu kizabashibukana byonyine aba bana generasiyo mwirirwa mubeshya ibyo bazi mwirirwa mubeshya abana se izo nzira zose ntibazinyuzemo ntibazizi abo bayobozi b'imidugudu izo nzira zose ntibazinyuzemo mbabwiye bazinyuzemo barazizi izo daso murata nazo zanyuze muri izo nzira barazizi hirwa mubabeshya ibyo bazi biri ku mutima wabo umunsi byaturutse se bikabastinga muzabigenza gute ko babifite ku mutima hari igihe bizazamuka nk'uko nk'ibyanjye bizamutse ubu ngubu numvishe ijambo bintu uvuga bintu bumwe ubeshya ucyatse urumva ayo ni amateka twabayemo twebwe ni amateka yacu imbaraga z'amateka amateka ntabwo abora umugani w'Ingabire Victoire Igihozo ikibasumba intwari n'uvuga ngo amateka ntabwo abora nyine yarabikweretse wowe ntuza niba ari Tony Kuramba ubwo bazaga kuri gereza 2015 kaza uhuruye n'amamashini ukabaza Ingabire Victoire ngo mbese ngo aya magambo niwe wayavuze ukamwereka ya magambo yavugiye ku rwibutso ku Gisozi avuga ati ko mbona urwibutso rw'abahutu rw'abatutsi urw'abahutu barihe ntiwajoje mashini se ukabimwereka kuri gereza ukamubwira ngo mbese aya magambo niwe wayavuze yagushubije ngo iki se yarakubwiye ngo kuraho ubwo bujajwa kora ikikuzanye winjajwaho
ninjye wayavuze urabona ari ndetse wari uje kumugerageza umeze nka sitani igihe yazaga kugerageza Yezu amaze iminsi 40 atarya uravuga uti mbese buko amazemo imyaka reka nze mugerageze ndebe ko ahakana ko yavuze ayo magambo ayo ni amateka sha ntubizi uko yagushubije yaragushubije ngo ayo ni amateka twabayemo niba narabajije ngo urwibutso rw'abatutsi ko ndubona urw'abahutu ruri hehe nuko ari amateka twabayemo niko yagushubije urangije uramubwira uti nyamara iri jambo urihakanye ko warivuze njyewe mfite uburenganzira bwo gukura muri gereza kandi nkaguha akazi ushaka yagushubije ngo iki se yagushubije ngo iki Ingabire mama demokarasi yarakubwiye ngo ayo ni amateka twabayemo ibyo sinshobora kubikora arakubwira ngo iwacu ni kwa Petero Butamwa data yapfuye kera ariko uyu munsi harakitwa kwa Petero nyuma y'imyaka irenga 35 data apfuye ariko iwacu harakitwa kwa Petero mwumva imbaraga z'amateka mujye mubyumva murumva wowe minu bumwe uzabanze wiga amateka atagoretse numara kuyamenya ubone kongera kujya uhagarara uvuga ibyo bitagaragaza byawe bidafite shinge na rugero banyarwandakazi ntibakatugorekera amateka twayabayemo amateka yacu ni ayacu abanyarwanda ntabwo ari ay'abavantara ntabwo amateka yacu bayazi urumva ni ayacu abanyarwanda si ay'abavantara si ay'abazungu si ay'abantu abo ari bo bose ni ayacu twebwe abanyarwanda twayabayemo kandi ntabwo twayibagirwa bitinde bitebuke ntabwo bazasibana ibyabaye ntabwo bizasibama ntabwo bishoboka muribeshya cyane muribeshya si twe mubeshya muribeshya kuko amateka turayazi twabaye yemwe ba hano muraho menya impamvu TV cyaka ko dusesengura iki kintu tumenye impamvu mu gihe Kongo iri kwibuka abahutu inkotanyi zishe n'uyu munsi zikica muri Kongo dore propaganda rero mu nkambi ya Mahama uyu munsi ngo bari kwibuka abatutsi ngo baguye muri Kongo mu mateka ibyo bintu haraho wigeze wumva ko hari abatutsi baguye muri Kongo bazira ngo uko bahoze ndabikoherereje namwe murebe ubu ko twageze imugunga tugera mu nkambi y'Imugunga niba mutaranabaye yo mwebwe mubaza abantu bahabaye tutaramara n'icyumweru Loni ntiyahise icyura aba bantu b'abatutsi bataha mu Rwanda ntabwo bagendaga ku manywa y'ihanga ntibagiye nk'ibyumweru bitatu za Masisi hose imodoka z'umweru za Loni zirimo zibakura mu biturage aho ngaho turi imugunga ntibanyuraga ku muhanda neza bataha tureba njyewe nari umwana w'imyaka 12 ndabyibuka none ngo barishwe ngo bishwe muri Kongo ubu se bishwe nande bishwe giheke ariko aya manyanga ubu ngubu tuzabukizwa n'iki aya manyanga y'inkotanyi ibi ni ibiki ariko ubu uri inkotanyi nabuze uko ziremwe mu mabara yose byiwe byarancanze nawe ndebera mu ndebere namwe hari aho mwigeze mwumva amateka y'abatutsi bigeze bazira uko basa muri Kongo ngo bakoze urugendo shuri ngibyo kuri YouTube ubwo mana yanjye biteye ubwoba ibi ni ibiki abantu ngo biriwe bagenda mu inkambi ya Mahama ibamo abatutsi bangahe k'inkambi ya Mahama numva ngo ahubwo nako ibamo abatutsi b'abanyekongo bangahe sinumva ngo inkambi ya Mahama ahubwo ibamo abarundi ibamo abatutsi b'abarundi abatutsi ba Kongo ntibaba igihembe bakaba no ku Kibuye ngo niba ari Gisovu niba ari hehe hari ahandi hantu ibi ni ibiki bakaba no ku Gikongoro intuza ku Gikongoro hera niba ari mu mujyi wa Gikongoro bari ngo Kamembe ntumbaze maze no kwibagirwa mu Rwanda ubu kubera ko Kongo yibutse abantu bayo inkotanyi zishe abantu bo batangiye guteka imitwe bayobya amateka bagira ngo bayobye uburari batwikira amateka izingegera